Philadelphia Imana iratsinda. Yesu ashimwe. Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Turashima Imana muri iki gitondo, turashima Imana yo mu ijuru, Imana ishobora byose, izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Nkuko bisanzwe rero ni Pastor Gatera Jose guturuka muri Pentecote Doreveye Philadelphia. Ni wera wa Israeli tunejejwe nawe mwami kuko turacyahumeka muka w'abazima. Tuhageze imbere y'ubwiza bwawe mu mwanya mwiza, mukozi wagiye kutubwiriza ubutumwa bwiza. Dufashe umuyobore, umugirire neza, maraso ye tuzunguruke yeze kirere. Abadukurikira bose nabo turabasengeye mwami iki gitondo, iri jambo ribagirira umumaro kubw'izina rya Yesu Kristo. Twirukanye gusa mbaraga za Satani zirwanya ubutumwa bwiza. Kwa jina la Yesu reka wigaragaze mwami, rigira umumaro barwayi, rigira umumaro ababoshwe, rigira umumaro abacitse intege. Imbaraga n'ubutwari muka wera akomeza muyobore kandi umugire neza, umukoresheje icena kurushaho. Urakoze tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amina. Imana ihabwe icyubahiro. Tugiye kureba ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'abami ba mbere, ni ibice byaho 9. Ariko umutwe w'ijambo cyangwa se titre mwuka yampaye ni ukuvuga ngo Imana iguha imbaraga z'igihe kirekire. Imana iguha imbaraga z'igihe kirekire. Imana iguha imbaraga z'igihe kirekire kugira ngo ubashe gukora umurimo w'Imana udatentebutse, utapfapfanye, udacitse intege. Imana iguha imbaraga z'igihe kirekire kubera ko n'umukristo burya intambara ze ni iz'igihe kirekire, ibigeragezo bye biba ari iby'igihe kirekire. Rero uru rugendo ukeneye imbaraga z'igihe kirekire. Mu by'ukuri ndumva umwuka ari kudutangira icyifuzo kugira ngo Imana iduhe imbaraga z'igihe kirekire. Reka dusome duhere ku murongo waho wa mbere, ibice 9. Reka tuhasome. Imana iburira Salomo. Imana iburira Salomo. Nuko Salomo yuzuza inzu y'Uwiteka n'inzu y'ubwami. Nuko Salomo yuzuza inzu y'Uwiteka n'inzu y'ubwami. Nibyo yishimiye gukora byose. Nibyo yishimiye gukora byose. Bukeye Uwiteka abonekera Salomo ubwa kabiri. Imana itugirire neza. Bibiliya iratubwiye ngo nuko Salomo yuzuza inzu y'Uwiteka n'inzu y'ubwami, nibyo yishimiye gukora byose. Hanyuma akavuga ngo bukeye Uwiteka abonekera Salomo ubwa kabiri. Wango yari yaramubonekeye n'ubwa mbere. Iyo umuntu akubwira ati agarutse ubwa kabiri, akoze ubwa kabiri, agiye bwa kabiri, hari biba byarabanje bya mbere. Umurongo nguko yamubonekeraga i Gileyadi. Nguko yamuboneraga i Gibeyoni. Nkuko yamubonekeraga i Gibeyoni. Uwiteka aramubwira ati. Numvise gusenga kwawe. Salomo yari yagiye gusenga. Yari yasenze. Aramubwira ati numvise. Uwiteka aramubwira ati numvise gusenga kwawe. Bwana Imana ijya yumva amasengesho. No kwinginga kwawe. Numvise gusenga kwawe no kwinginga kwawe. Wingingiye imbere yanjye. Wingingiye imbere yanjye. Nejeje iyi nzu. Wubatse. Nejeje iyi nzu wubatse. Kugira ngo izina ryanjye ribemo iteka ryose. Nejeje iyi nzu wubatse kugira ngo izina ryanjye ribemo iteka ryose. Kandi amaso yanjye n'umutima wanjye bizayihoraho iminsi yose. Amen. Bizayihoraho iminsi yose. Iryo ni isezerano Imana iri guha umwami Salomo amaze kuyubakira. Yari yubakiye inzu ngo nibyo rero agambiriye gukora byose. Hanyuma yimurikira Imana. Imana irishima. Imana iramubwira ngo nukuri amasengesho wasenze, amagambo wambwiye nayumvise. Murongo wa 4. Nuko nawe nugendera imbere yanjye. Amaze kubaka
aravuga ngo nuko nawe nugendera imbere yanjye nk'uko so Dawidi yagendaga nk'uko so Dawidi yagendaga ufite umutima ukiranutse ufite umutima ukiranutse kandi kandi utunganye ugakora ibyo nagutegetse byose. Nanjye nzakomeza ingoma yawe mu Bisirayeli iteka ryose nk'uko nasezeranyije na so Dawidi. reka ahangaha ku murongo wa 4 nagira ngo tuhumve neza. Avuga ngo nuko nawe nugendera imbere yanjye nk'uko so Dawidi yagendaga afite umutima ukiranutse kandi utunganye ugakomeza ugakora ibyo nagutegetse byose ukitondera amategeko n'amateka yanjye. Nanjye nzakomeza ingoma yawe mu Bisirayeli iteka ryose. Nzakomeza ingoma yawe mu Bisirayeli iteka ryose. Nk'uko nasezeranye na so Dawidi. Nk'uko nasezeranye na so Dawidi. Nkamubwira nti ntabwo uzabura umuntu wo kwicara ku ndebe y'ubwami bwa Isirayeli. Imana yari yarakunze Dawidi kugeza ku rwego imuhisezerano yamubwira iti Dawidi ntabwo uzabura umuntu ugusimbura mu rubyaro rwawe. Ntabwo uzabura umuntu ugusimbura. Murongo wa 6. Ariko nimuteshuka cyangwa cyangwa abana banyu bagateshuka mukanyimura nimwitondere amategeko n'amateka yanjye. Nimwitondere amategeko n'amateka yanjye nabashyize imbere mukajya gukorera izindi mana mukaziramya. Nanjye nzarimbura Abisirayeli mu gihugu nabahaye. Kandi iyi nzu nereje izina ryanjye namaze kwereza agahesha umugisha izina ryanjye. Nzayijugunya ive mu maso. Kandi Abisirayeli bazaba iciro ry'imigani n'agashinyaguro mu mahanga yose. Bantu b'Imana, kandi banzureke Imana yo mu ijuru itugirire neza. Imana ni nziza. Ahangaha wavuga ngo byaba bigenze biri, kuko Bibiliya yatubwiye ngo Imana iburira Salomo yaramaze kubakira Imana. Salomo yaramaze gutunganyiriza Imana inzu, ariko Imana irayishimira, Imana yihesha umugisha irayeza, ariko imuha kondisiyo, imuha amabwiriza. Iramubwira ngo numvise gusenga kwawe, numvise amagambo yose wavuze Salomo, nakwishimiye. Nzasohoza isezerano nasezeranije so Dawidi. Naramubwiye ngo ntazabura umusimbura ku ngoma, ntazabura wicara ku ntebe ya Isirayeli. Nkubwire, Imana iguha imbaraga z'igihe kirekire kugira ngo ubashe kubana n'Imana mu buzima bwa buri munsi, mu gihe ugihumeka umwuka w'abazima, mu gihe ugifite imbaraga, mu gihe ugishoboye gukorera Imana. Imana iguha imbaraga z'igihe kirekire mwene data, kubera ko mu kuboko kw'Imana havamo ibyiza n'ibibi. Mu kuboko kw'Imana havamo amasezerano meza, havamo n'asharira. Imana imubwira amagambo meza, iramubwira ngo nukuri numvise gusenga kwawe, kandi nzasoza amagambo nabwiye so Dawidi. Naramubwiye ngo
ntazabura umuntu umusimbura ku ntebe ya Isirayeli. Nawe rero nunyumvira ugakomeza kwitondera amategeko n'amateka byanjye, nzakomeza ingoma yawe mu Bisirayeli. Ariko nimuteshuka n'abana banyu, nimuteshuka, aho ngaho niho ngira ngo twitondere, niho ngira ngo tubere maso, niho ngira ngo dusengere. Amasezerano meza yarahari, iby'Imana igambiriye kutukorera byo birahari. Kuko umurongo wa kane avuga ngo bukeye Uwiteka abonekera Salomo ubwa kabiri. Ruvuga ngo Salomo yari yarigeze kumubonekera igihe yajyaga kumusaba ubwenge. Igihe yagiye gusaba Imana ubwenge, Imana yamuhaye amasezerano, iramubonekera mwiyereka. Mwibuke ko Salomo yamaze iminsi 1000 ari imbere y'Imana. Buri Imana igikenera ko tuyiha igihe. Wowe usenga iminota 30 ugakora gahunda zawe, hanyuma umunsi wose amasaha 24 wirukanse muri shuguri zawe, wirwanyaho uko ushoboye, hanyuma warangiza wajya gusenga ugasenga iminota 5 kandi uri umukristo, uri umuntu w'Imana warakijijwe, ujya kwigaburo usengera abantu, ureba Imana nta kintu hanze h'amaso, warangiza ugasenga iminota 10 ugasenga 5 gusa. Imana ntuyishakira igihe. Ariko uyu mugabo yari yarashakiye Imana igihe, agira igihe cyo kuganira nayo, ngo afata iminsi 1000 abana n'Imana. Imana iza kumwiyereka ku munsi w'1000. Imaze kumwiyereka yishimira amasengesho ye, kuko mwibuka mu bice byaho 3 yaravuze ngo Salomo bwari ibyo usabye. Kuko baravuga n'abantu hari igihe umuntu asaba nabi, ariko icyo gihe Imana yamubwiye ngo bwari ibyo usabye. Ntusabe ko abanzi bapfa, ntusabe ubutunzi, ugatinda imbere yanjye usaba ubwenge. Imana imwemerera ubwenge, ariko imwemerera n'ubutunzi. Iyo dusabye neza Imana iduhera rimwe. Iyo dusabye neza Imana iduhera rimwe. Iduhera rimwe. Iyo dusenze neza, tugasengera bene data, tugasengera itorero, tugasengera umurimo w'Imana rwose, tugasengera abantu b'Imana, tugasengera igihugu, tugasengera abayobozi, Imana iduhera rimwe. Ntabwo ihita ivuga ngo azagira n'umunsi wo gusengera ibirayi. Oya. Nta wundi munsi uzongera gusengera urubyaro. Oya. Iyo wasenze neza, ugasengera umurimo w'Imana, ugasengera abarwayi, ugasengera abashomeri, ugasengera abakene, ugasengera abaturanyi bakubangamiye, ntuhangane nabo, ahubwo ukabasengera, ugasengera umurozi ukuroga, kamwirukana, ukabwira Imana uti muhagakiza cyangwa se urebe uko umugenza, mbese ugasenga neza. Nugira ngo uzasubira inyuma ujya gusengera akazi. Imana ibibizi. Imana igusubiriza rimwe. Igusubiriza rimwe. Iyo wasengeye umurimo w'Imana igusubiriza rimwe, kagusubiza iguha igitenge, kagusubiza iguha umwana, kagusubiza iguha umugabo, kagusubiza. Iyo wasenze neza Imana igusubiriza rimwe, mwene data. Ndagira ngo rero tugire ubwenge, tumenye ahangaha. Imana igaruka kuri Salomo ubwa kabiri. Ubwa mbere yari yagiranye nayo ibihe byiza, ayisaba ubwenge, kandi bwa bwenge nibwo bwatumye yubakira Imana. Kubera ko ntiwakorera Imana udafite ubwenge bw'Imana, udafite umwuka wera. Ntiwaba mu murimo w'Imana, ntiwaba igitambo ngo witambe usengera abandi, ntiwasura abarwayi, ntiwajya kwa muganga ngo utindeyo, ntiwakuraho ibyawe ngo bitange. Oya, keretse yo Imana yagukozeho. Rero uyu mugabo Salomo niwe nshaka kugira ngo tuvugeho muri iki gitondo. Imusezeranye ibyiza,
ariko umurongo wa kane havuga ngo nuko nawe nugendera imbere yanjye nk'uko so Dawidi yagendaga ufite umutima ukiranutse kandi utunganye ugakora ibyo nagutegetse byose ukitondera amategeko n'amateka yanjye. Urumva nawe Salomo, nishimiye iyi nzu ndayejeje, nyihesheje umugisha. Iyi nzu wanyubakiye nyihesheje umugisha, iyi mirimo ukoze ndayishimiye. Buri Imana ijya yishimira ibikorwa byacu, ariko bitavuze ngo iyo dukosheje ibyo bikorwa byaducungura. Oya, twacunguwe na Kristo gusa. Ducungurwa no kwiyeza, ducungurwa no guca bugufi, ducungurwa no kumenya ko twakosheje. Kuko ntibyagutangaza hari igihe umuntu atanga inyubako yarangiza akajya gusambana, akavuga ati jye nubatse natanze nafashije abakene. Ibyo ntabwo byatuma udahanwa n'Imana. Igihano cy'Imana gikurwaho no kwihana no kureka. Igihano cy'Imana gikurwaho no kuyumvira ugaca bugufi. Kuko yambwiye ngo nuko nawe nugendera imbere yanjye nk'uko so Dawidi yagendaga ufite umutima ukiranutse kandi utunganye. Urumva, iryo ni isezerano igiye kumuha. Nishimiye ibikorwa wakoze, nishimiye imirimo yawe, nishimiye amaturo watuye, nishimiye abarwayi wasuye, nishimiye abakene wambitse, nishimiye abawagaburiye. Ariko nawe icyambere Imana yishimiye imirimo ya Salomo, ariko ugiye kumuha isezerano. Rega mw'abantu mwe, isezerano riri ukwaryo, ibikorwa byiza biri ukwabyo, n'isezerano riri ukwaryo. Dushobora gukora imirimo myiza, ariko si yo yaducungura. Twacunguwe n'amaraso ya Kristo. Kubaha Imana byonyine no kugendera mu buntu bwayo, imirimo izaduherekeza, imirimo izaduherekeza, ariko agakiza karakorerwa. Hari ingororano z'abantu bakijijwe, hari ingororano. Imirimo rero itandukanye n'agakiza. Ahangaha abantu benshi barahagwa, kumva ko hari umuntu yishyurira ishuri, hari umwana w'imfubyi yishyurira ishuri, akumva ko ijuru rifite. Iyo ni imirimo uzagororerwa ukiri no kuri iyi si, uzayibonera ingororano. Na nyuma yaho hari amakamba. Kumva ko hari umwana w'imfubyi ufasha, iyo ni imirimo myiza uzabonera ingororano. Ndetse nawe nuva muri uyu mubiri, Imana izakurikirana urubyaro rwawe, irurinde kwandagara kubw'imirimo. Ariko hari ukubaha Imana, kuko yaramubwiye ngo nuko nawe nugendera imbere yanjye nk'uko so Dawidi yagendaga ufite umutima ukiranutse. Umutima ukiranutse, bene b'Imana, umutima ukiranutse, umutima wubaha Imana, umutima utinya. Bene data bakristo bakundwa, isezerano, amasezerano n'imirimo n'agakiza, urabanza ugakizwa, niyo fondasiyo y'ubuzima. Warangiza ukagira imirimo myiza, nyuma y'imirimo myiza haza amasezerano. Aha rero ndagira ngo dusobanukirwe. Salomo yakoreye Imana, Salomo yubakiye Imana inzu, kandi Imana irayishima, irayeza, irayitunganya. Nawe ubu hari imirimo wakoze cyangwa se ugambiriye gukora. Ni byiza dushaka imirimo n'izaduherekeza, ariko nitwirengagize gukiranuka.
ntitubifatanye n'imirimo. Gukiranuka kuri ukwabyo. Uzi ko ushobora gukora imirimo myiza ariko wateshuka ukazarimbuka, ukazajya Gehinomu, ugapfapfana, ukabura ubugingo. Ariko ahangaha dutandukanye imirimo n'agakiza, kandi byose Imana irabikeneye. Ni ibintu bibiri tugomba kugenda muri uru rugendo tubyitwaje. Tukitwaza agakiza, twarangiza tukitwaza n'imirimo myiza. Umurongo wa 5 havuze ngo nanjye nzakomeza isezerano, nzakomeza ingoma yawe mu Bisirayeli iteka ryose, nk'uko nasezeranye na so Dawidi, nkamubwira nti ntabwo uzabura umuntu wo kwicara ku ntebe y'ubwami bw'Abisirayeli. Ryari isezerano kubera ko Imana yakundaga Dawidi, iramubwira ngo ntuzabura umuntu wo kwicara ku ntebe y'ubwami bwa Isirayeli. Kubera iki? Dawidi yubashye Imana, yagiraga umutima uca bugufi, yagiraga umutima uhinda umushitsi, yagiraga umutima wemera, umutima utinangira, umutima utsindwa. Uriya umukristo udatsindwa aba afite ikibazo. Ariko Dawidi yagiraga umutima utsindwa kandi akemera ko agize intege nke, akabyiharira kureka. Ntabigire akamenyero ngo niyihana aze kubisubiramo. Imana itugirire neza. Umurongo wa 6 ngo ariko nimuteshuka cyangwa abana banyu mukanyimura, ntimwitondere amategeko n'amateka yanjye n'amateka yanjye nabashyize imbere, mukajya gukorera izindi mana mukaziramya. Nimunyimura mugateshuka n'abana banyu mukajya gukorera izindi mana mukaziramya, nanjye murongo wa 7, nanjye nzarimbura Abisirayeli. Nzarimbura Abisirayeli mu gihugu nabahaye. Hari abantu bazi ngo amasezerano ntajya ahinduka. Amasezerano arahinduka biterwa n'uko witwaye. Amasezerano arahinduka. Imana yaragusezeranije, ikagusezeranya. Cya gihe yaguhaga isezerano nuko wari mu murimo wayo, nuko wari ukijijwe neza, nuko wari ukiyubaha. Se ntabwo muzi abantu amasezerano yahindutse? Hari abantu amasezerano yahindutse tuzi rwose pe. Amasezerano ajya ahinduka. Imana iramubwira ngo ariko nimunyimura mukandeka n'abana banyu mukaramya izindi mana, nzarimbura Abisirayeli mu gihugu. Nyamara hari ibyiza, hari n'ibibi. Ariko iki gitondo nkwifurije ibyiza, kuko bituruka ku Mana, si umuntu uzabiguha. Rero reka twumvire Imana. Murongo wa 7 havuze ngo nanjye nzarimbura Abisirayeli mu gihugu nabahaye, kandi inzu, reka duhere kwa 6 kugira ngo tubyumve. Ariko nimuteshuka cyangwa abana banyu mukanyimura, ntimwitondere amategeko n'amateka yanjye nabashyize imbere, mukajya gukorera izindi mana mukaziramya, nanjye nzarimbura Abisirayeli mu gihugu nabahaye, kandi iyi nzu
nereje izina ryanjye nzayijugunya ive mu maso kandi abisirayeli bazaba iciro ry'umugani n'agashinyaguro mu mahanga yose. Kandi iyi nzu nubwo ari ndende yari etaje, uzayinyura imbere wese azatangara yimyoze ati, ariko ni iki cyatumye Uwiteka agenza iki gihugu n'iyi nzu bene aka kageni? Bazamusubiza bati, nuko baretse Uwiteka Imana yabo reka dusome umurongo waho wa 9. Bazabasubiza bati, nuko baretse Uwiteka Imana yabo yakuye ba sekuruza babo mu gihugu cya Egiputa, bagakeza izindi mana bakaziramya bakazikorera. Nicyo cyatumye Uwiteka ajugunya iyi nzu, nicyo cyatumye Imana ibareka ngo umuntu wese ngo uzahanyura azimyoza avuga ngo ariko ibi byatewe n'iki? Kubera iki Imana yaretse aba bantu? Kubera iki Imana yarekuye aba bantu? Ngo bazavuga ngo nuko baretse Uwiteka Imana, bagateshuka bakajya mu byaha, bagasubira mu byo bari bararetse. Imana itugirire neza. Imana yawe nubwo iyi nzu ari ndende nzayijugunya. Buriya iyo twavuye ku Mana, iyo twarekuye Imana, nayo iraturekura. Bibiliya ivuga ngo nkunda bankunda, kandi abanshakisha umwete bazambura. Mureke dukunde Imana. Ndumva ashaka ko twikomeza ku Mana. Ubukene, indwara, ubushomeri, kubura akazi, nyine ibyo byose ntibigukure ku Mana. Imana ifite ibyiza n'ibibi, ariko uyu munsi yicaye ku ntebe y'imbabazi, irashaka kuguha ibyiza. Uyu munsi yicaye mu cyubahiro cyayo, irashaka kuguha ibyiza. Imana iguhe imbaraga z'igihe kirekire. Imana iguhe imbaraga z'igihe kirekire kugira ngo ubashe kubana n'Imana, ubashe kuyikorera, ubashe kubana nayo udacogoye, utananiwe. Ibyakunaniza ntibyabura, ariko ukeneye imbaraga z'igihe kirekire. Ibyatuma ucogora ntibyabura, ariko ukeneye imbaraga z'igihe kirekire kugira ngo ukomeze ubane n'Imana. Uyu mugabo yabwiwe amagambo akomeye. Bantu, nkunda kubwira abantu, nari umugabo ntihabwa intebe. Imana ikurebera muri iki gihe urimo. Kuvuga ngo twakoreraga Imana mu myaka 5 ishize, nitwe twubatse urusengero, nitwe twakoze biriya. Uyu munsi imirimo ya nyuma niyo izakomeza iya mbere, niyo izaha agaciro iya mbere. Imirimo ya nyuma niza Rwana. Birashoboka ko ugeze kubana n'Imana ukagira ibihe byiza, ariko ntibihagije. Uyu munsi Imana umeze uhagaze ute? Uracyafite rwa rukundo rwa mbere? Uracyahamya? Uracyakorera Imana? Uracyumva ubihagazemo neza? Ndagira ngo tugusengere Imana. Birashoboka ko wacogoye, ariko Imana yavuga ngo inzu nubwo ari ndende, nubwo wafashije imfubyi, ariko uyu munsi ukaba usubiye inyuma, ukaba uri kuzirya. Nubwo wasuraga abakene, nubwo wasuraga abarwayi kwa muganga, ariko uyu munsi ukaba ufite ukuntu bigenza. Ibyo ntibyatuma Imana itabivamo. Kuko Imana aravuga ngo Salomo, nukomeza kunyubaha, nukomeza kubana nanjye. Mureke dukomeze tubane n'Imana. Icyo Imana ishaka nuko dukomeza.
hari akaririmbo turirimba ngo nimucogore gusenga kugeza igihe Yesu azazira. Nimucogore gusenga, nimucogore kubana n'Imana, nimucogore. Hari abantu bacogoye rega, umwuka w'Imana ntabwo yatanga icyifuzo kidahari. Hari abantu bacogoye bakavuga ngo byose ni hahandi kubera iki? Imana irahari, uyu munsi Imana irahari, iki gitondo Imana ikirimo, aya manywa Imana irabana nawe, Imana igambiriye kukugirira neza, na nyuma ya zeri irakora. Ntimuteshuke, Imana ntinegurizwa izuru. Ntimuteshuke, Imana igira neza. Kandi uko yavuganaga na Salomo, uyu munsi ni kuri buvugane nawe. Iracyahari, ntabwo igihinduka. Rero ntabwo nzi ibintu bitumye uteshuka, ntabwo nzi ibintu bitumye ujya hirya no hino, ariko mu by'ukuri garukira Imana, garukira Imana, garukira Imana, garukira Imana, nayo irakugarukira. Ngwino ubane n'Imana, ngwino uyikomezeho, ngwino usenge, ihane. Ureke icyaha ni kibi, kirica. Ngaruka y'icyaha ni urupfu. Icyaha ugikora wumva ari cyiza, ariko iyo ukivuyemo uhita ujya Gehinomu. Iraharya akanya gato, ryagutesha umusaraba. Uwo muntu ukubwira ngo ngwino dukora icyaha, uwo muntu ukubwira ngo ngwino tujye muri ibi, n'Imana irabizi, izi ko dufite umubiri, oya wimwemerera. Nzagufasha, nzakwishyurira inzu, nzakugaburira. Wibyemera, bivemo, rekura, sanga Kristo. Emera usonzere imbere y'Imana, ntabwo izari zakwica. Emera abana bicare, ntacyo bazaba, bakwicara iki gihembwe ariko igitaha bakiga. Emera wikomeze ku Mana, nta muntu yikomezaho ujya ukorwa n'isoni. Birashoboka kuri mu kibazo, birashoboka kubunza umutima, umusore ukubwira ngo muryamanye niho mwabana, ari kukubeshya. Zibukira, ikomeze ku Mana. Zibukira ibyaha. Byihorere, byigutandukanya n'urukundo rw'Imana, byigutandukanya n'ubuntu bw'Imana, byigutandukanya na Kristo wamenye. Aya ni amahirwe yo kumenya Imana. Wirekure uyu musaraba. Komeza. Saba Imana imbaraga z'igihe kirekire, kubera ko umukristo intambara ze ni iz'igihe kirekire. Intambara z'umukristo ni iz'igihe kirekire, ntabwo ari iz'igihe gitoya. None nawe ukeneye imbaraga z'igihe kirekire zigutambutsa muri ibyo. Wabonye urugo, ariko urugo narwo rukeneye imbaraga z'igihe kirekire. Wabonye umwana, ariko ukeneye imbaraga z'igihe kirekire. Wabonye akazi, ukeneye imbaraga z'igihe kirekire. Wa muntu we, hari ibyo Imana yakoze, ariko ukeneye imbaraga z'igihe kirekire. Ntacyo urageraho, urabona uri mu cyeragati, ukeneye imbaraga z'igihe kirekire kugira ngo Imana ikwishimire. Tugiye kubasengera Imana, tugiye kwinginga Imana ibaha imbaraga z'igihe kirekire. Sibanyuza muririmbyi yaravuze ngo nyura mu misozi nkanyura mu mataba, ngo aho hose harushya umutima, ngo ariko ngo njye asaba Uwiteka, ngo Uwiteka nawe ntatinde kunyumva. Imana itugirire neza, Imana ikugirire neza, Imana yo mu ijuru ikugirire neza. Ndashaka ko dusenga, tugasengera abantu bananiwe, abantu bumvaga bananiwe. Bakunda Imana, ukunda Imana, ariko ibigeragezo bitumye unanirwa, bitumye uteshuka, bitumye ubivamo. Uri kwirwanirira nawe ukabibona ko uri kwirwanirira. Rero tugiye kubasengera Imana. Ibigeragezo biragutugaritse, biri kukugirira nabi, biri kugukura imbere ya Kristo, biri kugukura ku musaraba, kubera
kurwara ugatinda mu burwayi, wayobotse abapfumu basigaye baguha imiti kandi uri umukristo kubera uburwayi. Umubiri urakugera, ukeneye imbaraga, tugiye kugusabira imbaraga z'igihe kirekire. Nurangiza ujye ugenda wiririmbira indirimbo y'108, bagenda umukristo mu bintu byose. Uriya muntu yari afite imbaraga z'igihe kirekire, genda umukristo mu bintu byose, ibintu byose ubibe nk'umukristo, genda umukristo mu bintu byose. Ntabwo ari ibintu bike, ntabwo ari ibintu bimwe, ahubwo ni ibintu byose. Uzabishobora udafite imbaraga z'igihe kirekire, ntabwo bikunda. Imana iguha imbaraga z'igihe kirekire. Kandi ubu ndi kubivuga, hari abantu bananiwe, hari umuntu warushye, hari umuntu ufite ibibazo, hari umuntu uri kubunza umutima ngo uru rugo nduvuyemo cyangwa mbireke. Ukeneye imbaraga z'igihe kirekire zikunyuza muri ibyo bibazo. Hari umuntu uri mu cyeragati, hari umuntu usa nk'umuntu wari umeze nk'uri mu ruzi rumutembana, ariko Mwuka ari kumbwira ngo komera ushikame kandi wihangane, ngo dore marayika azanye imbaraga ngo kugira ngo gukomeze mu rugendo. Si ukuvuga ngo urugendo rurarangiye, ahubwo urukomereremo. Wasaga nk'umuntu uri mu muvu w'amazi uguhururana, uwo muvu uri kukurusha ibiro. Rero marayika azanye imbaraga ziguhagarika muri wa muvu kugira ngo ukomeze urugendo. Azanye imbaraga ziguhagarika muri cya kigeragezo kugira ngo ukivemo udateshutse. Imana iguha imbaraga z'igihe kirekire. Uwo musozi uhagazeho wo kutabyara, uri kubara imyaka, ariko ukeneye izindi mbaraga. Imana irahari, Imana ni iyawe. Ariko umusaraba Kristo yaravuze ngo abarushye n'abaremerewe nimuze ndabaruhura. Imana ni data wa twese, data wa twese. Rero iguha imbaraga z'igihe kirekire kugira ngo Imana ikuneshereze. Mureke tubasengere. Turasengera abantu bumva bananiwe, nta zindi mbaraga basigaranye zo guhangana n'isi. Kuko mugenzi, nshuti, mu Kristo, udafite imbaraga z'igihe kirekire, isi yakumira. Iriho ibimira byinshi, ariko nugira imbaraga z'Imana ikaziguha, ukazisaba, kuko umuceri w'uyu munsi ntabwo ari byo byatuma utsinda isi. Oya, kuba waragiye mu mazi menshi ntibihagije, ukeneye izindi mbaraga z'igihe kirekire, imbaraga z'umwuka wera. Tugiye kubasengera. Umusozi uhagazeho urawuzi, data wa twese arawubona. Iyakuremye ikaguha umwuka wo guhumeka, ikurinze, nawe uri mu bitaro ukaba ukiharyamye, kuba ukibasha kureba, kuba ukibasha kubona utambutse. Imana yo mu ijuru irabizi. Ahari igiti cyatemwa ariko kikashibuka, cyashibuka niyo bagitema, cyashibuka, gishobora gushibuka niyo bagitema. Aho hantu uryamye wahahaguruka muri iki gitondo, ubwo buzima uhagazemo Imana yabugukuramo. Imana ikugirire neza, iguhe kumva no gutuza. Imana iguha imbaraga zo kunyura mu misozi no mu mataba. Tugiye kubasengera rero. Turasengera n'abarwayi indwara iyo ari yo yose. Hari indwara zizanwa n'imyuka mibi, hari indwara zatakwa ziturutse mu mubiri wawe. Izo ndwara zose Imana igirambura ikiganza ikazikiza. Izo ndwara zakumunze, ayo maguru atakibasha gushinga, uwo mutwe uruharana ya buri munsi, iyo transferi wicaranye ariko uvuga ngo byose ni hahandi, wabuze n'itike ikujyana, ariko data wa twese yiteguye kugutabara muri iki gitondo. Imana yiteguye kugutabara. Ntabwo utubwira ngo usenge neza, Imana iragusubiriza rimwe. Usaba imbaraga zikunyuza muri ibyo, imbaraga z'umwuka wera, imbaraga z'igihe kirekire. Imana iragusubiriza rimwe. Iyo wasenze neza, iyo wihanye icyaha, Imana igusubiriza rimwe.
tugiye kugusengera. Abo barwayi, abo bantu bacitse intege, abo bantu batarakizwa, mwese buri wese arazamura ikiganza, buri wese se bitewe n'aho aherereye arizera mu mutima watuze, ariko iri sengesho hari ikintu riri bukore ku buzima bwawe. Iri sengesho hari ikintu riri buhindure ku buzima bwawe. Uzabimbwira, uzaba umugabo wo kubihamya. Reka dusabe umushumba wacu adusengere, asengere abantu badafite imbaraga, banamutse, adusengere, asengere abantu barwaye indwara zabatsikamiye, asengere abantu bashonje bashomereye, asengere abantu bashaka gukizwa bakakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Karibu, Imana iguhe umugisha. urakoze Mana, cyubahiro kibi cyawe kubw'iki gitondo kiza. Nyuma yo kumva ijambo ryawe turagushimiye. Nyuma yo gushima tusabye kwezwa no kubabarirwa nawe, kuko turabanyandege ngeya. Abaduteze amatwi bose bumvise ijambo, tubanje kubasabira imbabazi. Weze abantu bawe, weze izo ndege ngeya, weze kutakaza byiringiro. Niyo mpamvu twirukane n'imbaraga zose z'umwanzi zirwanya abakiranutsi. Dusengeye abatarakizwa, ubezo batunganye, mbaraga zawe zibayobore nabo babashe gucishwa bugufiya nawe. Bibazo biri kubando babaranye igihe kirekire n'ibibazo, ubayobore. Kiza abarwayi bamaze gutakaza byiringiro, abarwariye kwa muganga, abarwariye mu rugo, bafashe bagirire neza. Abashonje ibibazo by'inzara, irukanye inzara ku bantu bawe Mana. Girira neza abantu, ubakuremo ubushomeri, ukuremo ubukene ku bantu, uhanagura amarira iri ku bwoko bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ababuze cyerekezo, niwe Mana watanga cyerekezo mu izina rya Yesu Kristo. Itoro rya uryongere teno rishira imbaraga, uryongerera amavuta Mwami. Tusabiye abantu bawe imbaraga zigiye kirekire, babashe kunesha satani n'abadayimoni. Twirukanye bikomeye, twirukanye binaniza, twirukanye birwanya bera, twirukanye Mwami mwiza. Yo abatarakizwa nabo turabasenge bagenderere, byari kutuberera byiza. Kihugu cyose amavi yose gapfukamira Uwiteka, yatubera umugisha kubw'izina rya Yesu Kristo. Dusengeye Mwami amatoro Pentecote, abakozi bawe bongeretse n'imbaraga zigiye kirekire, inshingano z'itorero Mwami ufasha abantu bakomeze bakore byo gukiranuka, kandi ubongere izo mbaraga zigiye kirekire, babashe kunesha kugeza aho uzaza kujyana itorero. Udusange twiteguye Mwami. Tusabiye igihugu ugitunganye nacyo mu butwari bwawe, abayiyobora igihugu nabo turabasabira imbaraga zigiye kirekire Mwami, babashe kukiyobora nguko bikwiriye. Abakozi bawe, abashumba bayobora amatorero, nabo bafasho bambika imbaraga zigiye kirekire, babashe kwigisha ubutumwa bwiza mu zindi mbaraga n'amavuta, kandi musumwe uzaza ubasange biteguye Mwami. Niyo mpamvu tusenge igihugu cyose ukirinde, kiyobore mipaka y'iki gihugu n'ibindi bihugu, kigotesha amaraso yawe. Murwa wa Kigali weze utunganye Mwami, kandi dusengeye ijambo ryawe rigirire neza abantu bawe bose baguteza amatwi iki gitondo. Ubaheshe umugisha, ubagirire neza kubw'izina rya Yesu. Kandi icyo dusabye utuye imbaraga zigiye kirekire, nuza kujyana itorero uzadusange twiteguye. Tusenge umukozi wawe, umukomeze, umushoboje, umwongera amavuta, murinde satani, kandi musumwe aza kubone mu bwami bwo mu ijuru. Ibyo byose tubikusanyirize hamwe, twizeye ko ari ushobora byose. Niyo mpamvu tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaha umugisha. Reka dutange telefone kuba zikeneye, kugira ngo tuze no kubafasha mu bindi byose. Ni 0788 50 98 94 4, 0788 50 98 94 4, na 0722 74 34 93 1, 0722 74 34 93 1. Reka mushumba nawe ahe telefone kugira tubafashe. 07 82 43 9 754. Murakoze bene data, Imana kandi baha umugisha mu izina rya Yesu, amen. Amen.
Philadelphia Imana iratsinda.